ku itariki 20 Nyakanga nta muntu utaramenye inkuru y'uko umubiliyoneri Bill Gates yageze mu Rwanda. Muri urwo ruzinduko yasuye urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi ruherereye ku Gisozi mu rwego rwo guha icyubahiro abazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nyuma y'aho ngaho bazengurutse ibikorwa by'ubuvuzi n'inganda biherereye mu ntara y'Iburasirazuba, harimo uruganda rwa TKMD rukora inshinge ndetse n'ikigo nderabuzima cya Mwurire kiri mu karere ka Rwamagana. Kuri uwo munsi kandi ni nabwo yasize atangije umushinga bise Horizon 1000 ufite agaciro ka miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika. Uyu ukaba ari umushinga washowemo amafaranga ku bufatanye na Gates Foundation hamwe na OpenAI. Uyu mushinga ukaba ugamije kugeza ibikoresho bikoresha ubwenge buhangano cyangwa se artificial intelligence ku bigo nderabuzima by'ibanze 1000 mu Rwanda bitarenze umwaka wa 2028. Ugahita wibaza uti kubera iki tugarutse kuri uru ruzinduko rwa Bill Gates muri iki kiganiro? Urabizi umuntu uzwi cyane nka Bill Gates ntashobora gusura ahantu ngo agende gutyo bitagarutsweho ku mbuga nkoranyambaga. Uzi icyabaye nyuma y'uko amashusho ndetse n'amafoto bya Bill Gates bishyizwe ku mbuga nkoranyambaga? Irebere ibyo comments zaje zivuga. Comment hafi ya zose zaje zitishimiye iby'uru ruzinduko yagiriye mu Rwanda. Nawe ubwe arabizi ko nta muntu wishimira ibyo akora ku buryo agiye gusangiza abantu amafoto ku mbuga ze abanza gufunga ahatangirwa ibitekerezo comment section. Ahangaha ngiye kukubwira impamvu ugomba kwitondera uyu mugabo. Ngiye kukubwira icyihishe inyuma yo kuba abantu benshi bamuvumira ku gahera ndetse bakanavuga ko nta byiza yifuriza ikiremwe muntu ku isi. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri iyi channel, ndagusaba kubanza gukora subscribe ukajya ukurikira ibindi biganiro by'ubwenge ducishaho. Njye ugiye kukikugezaho nitwa Edmond, nguhaye ikaze. Reka tumenye aho byose byatangiriye. Gutangira kunengwa kw'ibikorwa bya Bill Gates ntibyaje gutyo gusa. Byatangiye buhoro buhoro uko yagendaga ava ku kuba rwiyemezamirimo mu ikoranabuhanga akagera ku kuba umwe mu bantu bafite ijambo rikomeye cyane mu bikorwa by'ubugiraneza ku isi. Mu mpera z'imyaka y'1990 no mu ntangiriro z'imyaka y'2000, Bill Gates yari asanzwe ari umuntu uvugwaho byinshi kubera amakimbirane ya Microsoft n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku birebana n'amategeko agenga ihiganwa mu bucuruzi. Igihe we n'uwari umugore we icyo gihe Melinda Gates baguraga ibikorwa byabo by'ubugiraneza binyuze muri Bill and Melinda Gates Foundation. Abantu benshi babibonaga nk'urugero rwiza rw'ukuntu umutungo bwite washoboraga gukoreshwa mu nyungu rusange. Iyo fondasiyo yabo yashoye miliyari z'amadolari mu kurwanya indwara zandura, guteza imbere uburezi no kugabanya ubukene. Mu myaka myinshi ya mbere ibitangazamakuru byayivugagaho neza cyane, byibanda ku ntego zayo zikomeye cyane, harimo nko kurwanya malaria, imbasa, sida ndetse no kugabanya impfu z'abana bakiri bato. Ariko uko iyo fondasiyo yagendaga iba umwe mu miryango minini w'ugira neza ku isi, hatangiye kumvikana amagambo atari meza kuri iyo fondasiyo ndetse na ba nyirayo. Abanyamakuru, abashakashatsi bo muri za kaminuza, impuguke mu buzima rusange n'abasesenguzi batandukanye batangiye kwibaza bati bigenda bite iyo umuntu ku giti cye mu byiza yabagamije ibyo ari byo byose atangiye kugira ijambo n'ububasha bingana cyangwa biruta iby'inzego za leta n'imiryango mpuzamahanga. Iki kibazo nicyo cyabaye intandaro ya byinshi mu byo fondasiyo yanenzwe mu bihe byakurikiyeho. Abayinengaga ntibavugaga ko intego zayo zari mbi cyangwa hari ikibazo zatezaga ku bantu, reka da, ahubwo bibazaga niba ibyemezo bigira ingaruka ku buzima bw'amamiliyoni y'abantu byakagombye gufatwa cyangwa kugenwa n'umuryango wigenga mu by'ukuri utaranashyizweho n'amahitamo y'abaturage. Mu myaka y'2000, Gates Foundation yabaye umwe mu baterankunga bakomeye ku bushakashatsi ku nkingo, gahunda zo kurandura indwara ndetse iba n'umuterankunga ukomeye cyane w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Impuguke nyinshi mu buzima rusange zagaragaje ko inkunga za Gates Foundation zafashije abantu benshi kubona serivisi z'ubuvuzi ndetse byanarokoye ubuzima bwa benshi. Nubwo hari abashimaga iyo fondasiyo, bamwe mu bashakashatsi bavuze ko ubushobozi bw'amafaranga menshi ya fondasiyo bwatumaga igira ijambo rikomeye mu kugena indwara z'umwihariko zigomba guterwa inkunga. Ahangaha ushobora kuba utangiye kubyumva noneho. Uko iminsi yagiye yiyongera, Bill Gates akomeza gutera inkunga mu buvuzi mu izina ry'ubugiraneza, impaka zarushijeho kwiyongera ubwo abashakashatsi batangiraga gusuzuma ingaruka z'icyo bita philanthropicapitalism, ari nacyo Bill Gates yari ari gukora.
Iri jambo risobanura uburyo bwo gukoresha amahame n'imikorere by'ubucuruzi ndetse n'imyumvire ishingiye ku bucuruzi mu gukemura ibibazo by'imibereho n'iterambere ry'abaturage. Mu myaka yakurikiye icyorezo cya COVID-19 havutse ubundi bwoko bw'impaka butandukanye n'izari zisanzwe zivugwa kuri Bill Gates. Uko Bill Gates yari yaragiye avuga kenshi mu ruhame ku bijyanye no kwitegura ibyorezo ndetse n'ikorwa ry'inkingo, izo mbwirwaruhame zagarutsweho zikagenda zihuzwa no kuba afite uruhare muri icyo cyorezo ndetse bakanavuga ko hari inyungu agifitemo. Muri icyo gihe kandi imbuga nkoranyambaga zabaye uburyo bwihuse bwo gukwirakwiza izo nkuru, cyane ko ari naho abantu bose bari bahugiye mu gihe cyaguma mu rugo. Muri icyo gihe havutse ibitekerezo byinshi bivanzemo ukuri n'ibihuha byavugaga ko Bill Gates ashaka gukoresha inkingo mu kugenzura abantu, kugabanya umubare w'abaturage batuye isi cyangwa kugera ku zindi ntego ze bwite. Ibi byose byakwirakwijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga nubwo nta bimenyetso bifatika byabyemezaga byigeze bitangwa. Ibyo byose byaturukaga ku kiganiro Bill Gates yatangiye muri Vancouver mu nama ngarukamwaka ya TED, ukaba ari umuryango udaharanira inyungu utanga ibiganiro byigisha abantu. Ahangaha niho yavuze ati, niba hari ikintu kizica abantu barenga miliyoni 10 mu myaka mike iri imbere, bishoboka cyane ko kizaba ari virusi yandura vuba cyane kurusha uko cyaba ari intambara. Bill Gates yakomeje asobanura impamvu yabonaga ibyorezo nk'ibintu bishobora guteza ibyago bikomeye kurusha intambara. Yavuze ko mu myaka yashize isi yashoye amafaranga menshi mu kwitegura intambara, leta zubaka ingabo zikomeye, zikora imyitozo ya gisirikare kandi zishyiraho uburyo bwo guhangana n'ibitero byazigabwaho. Muri icyo kiganiro Bill Gates akomeza avuga ko isi ititeguye mu bijyanye no kurinda abantu ibyorezo bigiye kuza. Yibukije abantu uko icyorezo cya Ebola cyari cyaribasiye Afurika y'Uburengerazuba mu mwaka wa 2014. Avuga ko nubwo icyo cyorezo cyari gikomeye, cyatanze isomo rikomeye ku ntege nke zari mu nzego z'ubuzima ku isi. Iki kiganiro ndetse n'ibindi bikorwa bye byatumye isi ya internet imugarukaho cyane nk'umuntu ushaka kwica abantu binyuze mu byorezo, yigize umuntu w'umugiraneza. Indi nkuru yatumye Bill Gates atavugwaho rumwe n'abakurikiraniraga hafi ibyo akora ni inkuru yatangiye mu gihe isi yari iri mu rugamba rwo guhashya kanseri y'inkondo y'umura, indwara na n'ubu ihitana abagore ibihumbi n'ibihumbi buri mwaka ku isi hose. Abashakashatsi bari bamaze gukora inkingo zirwanya human papilloma virus, virusi izwiho gutera kanseri y'inkondo y'umura. Mu mwaka wa 2009 hatangijwe umushinga mu ntara za Andhra Pradesh hamwe na Gujarat mu Buhinde. Uwo mushinga wayoborwaga na PATH, Program for Appropriate Technology in Health, umuryango udaharanira inyungu wari warahawe inkunga na Bill and Melinda Gates Foundation. Muri icyo gihe abana b'abakobwa bakiri abangavu bagera ku bihumbi 23 nibo bitabiriye mu kugerageza inkingo z'iyi virusi. Nyuma y'igihe abo bana bamaze gukorerwaho igerageza, byaje kumenyekana ko abenshi muri bo bapfuye. Ibi byateje ikibazo gikomeye cyane mu itangazamakuru, kandi niko byose byagarukaga kuri Bill Gates nk'umuterankunga mukuru w'uwo mushinga. Bamwe bakavuga ko baje kugerageza inkingo ku bana b'abakene badafite uwabavugira mu Buhinde. Ibindi bibazo byari bifite aho bihuriye na Bill Gates byabaye muri Kenya. Mu mwaka wa 2014 muri Kenya havutse impaka zikomeye cyane zijyanye na gahunda yo gukingira tetanusi. Iyo gahunda yari ishyigikiwe na Minisiteri y'Ubuzima ya Kenya ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Iyo gahunda yari igamije gukingira abagore bari mu kigero cyo kubyara kugira ngo bakumire impfu z'ababyeyi n'impinja ziterwa na tetanusi ku bana bakivuka. Umuryango wo muri Kenya w'abaganga ushamikiye ku idini Gatolika, Kenya Catholic Doctors Association, wavugaga ko hari inkingo za tetanusi zari zirimo umusemburo witwa Human Chorionic Gonadotropin. Uwo muryango wanavugaga ko uwo musemburo ushobora gutera ubugumba cyangwa ugakoreshwa nk'uburyo budasanzwe bwo kuboneza urubyaro. Kubera ko Bill and Melinda Gates Foundation yagiye itera inkunga gahunda nk'izi, harimo n'izirebana n'ubuzima bw'ababyeyi hamwe n'abana, bamwe mu bantu bahise bahuza ayo makimbirane na Bill Gates. Ibyo birego byateje impaka zikomeye cyane hagati ya guverinoma n'imiryango y'abaganga ndetse n'amatsinda ashingiye ku idini. Kenya Catholic Doctors Association yasabye ko hakorwa ibizamini byo muri laboratwari kuri izo nkingo. Ivuga ko hakwiye kubanza gukorwa iperereza rihagije mbere y'uko
ko gahunda yo gukingira ikomeza. Mu gusubiza kuri ibyo birego, Minisiteri y'Ubuzima ya Kenya hamwe na OMS ndetse n'abandi bahanga mu by'ubuzima bahakaniye kure iby'uko urukingo rwa tetanusi rwaba rurimo ibinyabutabire byagenewe gutera ubugumba cyangwa gukoreshwa nk'uburyo bwihishe bwo kuboneza urubyaro. Ni byinshi byagiye bihuzwa na Bill Gates kugeza n'ubwo hari mu mwaka w'ibihumbi 2023 nibwo umwanditsi witwa Daniel Japp yashyize hanze igitabo yise Gates of Hell: Why Bill Gates is the most dangerous man in the world. Tubishyize mu Kinyarwanda bisobanuye ngo amarembo y'ikuzimu, impamvu Bill Gates ariwe muntu mubi cyane ku isi. Bimwe mu bintu bitangaje bigize iki gitabo Gates of Hell cya Daniel Japp harimo n'igishushanyo kiri ku gifuniko cyacyo ureba ukagira amatsiko menshi yo kugisoma. Iki gishushanyo kigaragaza Bill Gates, umwe mu bashinze ikigo cya Microsoft, nk'umuntu uteye ubwoba cyane. Icyo gishushanyo kimugaragaza mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara, ndetse akagaragara nta maso afite. Ku gifuniko cy'icyo gitabo agaragazwa nka The Band wo muri filime y'uruhererekane yo mu myaka 1970 yiswe Doctor Who. Uko igifuniko cy'icyo gitabo cyateguwe bigaragaza neza insanganyamatsiko nyamukuru y'iki gitabo, kwereka ko ari igitabo gisesengura ibyo Bill Gates akora, uruhare rwe mu buzima bw'abatuye isi ndetse n'inzego n'imiryango afitanye isano nabyo. Iki gitabo cyasohotse bwa mbere mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2020, kikaba cyarasohotse mu gihe hari hagezweho impaka zikomeye ku rwego mpuzamahanga ku bijyanye na politiki y'ubuzima rusange, imbaraga z'ikoranabuhanga, ibikorwa by'ubugiraneza ndetse n'uruhare rugenda rwiyongera rw'abantu batatowe n'abaturage mu kugira uruhare mu gufata ibyemezo bigira ingaruka ku miyoborere y'isi. Ndetse icyo gihe ari nabwo icyorezo cya COVID-19 cyari kiri kuzengereza isi. Mushimiye kuba kuri iki kiganiro kugeza ku musozo wacyo. Icy'uyu munsi naho tugisoreje, naho utaha.